mbona ndi kubona ngewe nuko mbona ko akazi gashobora kuziyongera. Niba haraje inga 3,000 ubwo bivuze ngo ngiye kuza henga 10,000 ibikoresho byiyongere. Mbona ko MTN ahubwo yo yaba irindije akazi. Je nicyo mbona ko ishobora kwirindira akazi cyane cyane kuko iyo urebye bavuga uti izi ngabo ziraje bwa mbere zaje Beto n'ubundi iri mu marembo y'umujyi wa Goma. Zivuga kuza iri mu marembo y'umujyi wa Goma. Zirigenda zibugeramo ndetse banarwana bakuzanyaho. None se ahubwo ko yanahunze kagenda byatanze igisubizo cyagarutse. Kugeza uyu munsi none byangwa byanga bakunda igisubizo cy'uko bazirukana imvuto cyangwa bazayica nta nubwo bazanesha. Muri iyo nkunga hari amabombe wumvisemo atabamo none bazayi ibikoresho byinshi kuyo bavuze logistique baravuga mo logistique. Yes. Birimo byose byate Rwanda ni n'inkunga y'ibikoresho bakeneye n'amafaranga barakeneye. Icya mbere rwose nanjye iyi report nabonye ko nayiha 70% ko bashobora kuzemerera Samidi gufashwa. Bazarendo bari kugaragara muri ibikorwa by'ubwicanyi bukomeje kuba bwinshi Goma ngo bakwicwa nabo mu rwego rwo kugira ngo bitange isomo ku bandi bantu bari bubyijandikemo. Ibi bintu babitekerezaho ikimiki ubwo bagiye kubamara ubwo abazarendo nibo batahiwe watanze itekerezo bari abantu bazitekerezo atari bo bakizanye ku bwabo kivuye no muri leta cyangwa kivuye no muri za nubundi ngo ni icyaruca ya societe civile yaba FDL ruca sikorera n'abandi aho abanza iki kintu abazarendo rega bazahura n'ibibazo nibyo twabata abazarendo urishimira kujya mu bazarendo ukagenda ukabyina. Ubutetsi bwahinduka umuzarendo azishyura ibyo yari arimo byose. Utahinduka umuzarendo azishyura. Niba ngiye nshobora gufata abazarendo nk'ijana ahubwo ni mu ndinde sha urumva aba bangana bati benshi cyane. Ushaka amakiro wese ni umuzarendo. Ushaka kwigaragaza neza ni umuzarendo. Urumva ibyo bintu ni desordre gusa ni ibintu biri aho ngo nyine bazarendo ni akabo kashobotse. Mu gisubizo kimwe nagwa nuko ubwo nabo bagiye gutangira gukorwamo nyine mwuka mubi uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Burundi buzana ingabo zabwo mwuka mubi hagati ya DRC. Bigaragara ko nuvuga ngo byanga byakunda u Rwanda rushaka kuza muri ibi ushaka kuzarwanya gutera inkunga imishyira Samidi DRC. Aho ni mu buryo bwa politiki u Rwanda narwo ruzishora mu ntambara. Mbona ko u Rwanda ruzagwana noneho mu buryo bweruye urwaye na Kongo aho kurwana izi ntambara zo tutabona ubwabo baba barimo. Je nuko mbibona Shadrack. None se Meki u Rwanda urarubona ubwo ni nkaho uvuze ko urubona ruri kurwana na Loni n'umuryango w'abibumbye kuko ubu buzaba ari ubutumwa ubwo nukuvuga ngo Loni zaba ari ubutumwa ishobora no kuba yakwiyitirira kuko izaba ibutera inkunga. None ubutumwa itere igitangaza n'igitangaza ntirwaciye kuri minuwari rugaca kuri Faransa bakahoza igihugu inkotanyi zabikoze. Ibyo simbona ko bitabaho. Daddy nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano wayitugurira. N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini mesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 Gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza.
Reka twongere tubasuhuze mwese inshuti bakunzi ba Bwiza TV muri gahunda zitandukanye murimo tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo ku itariki ya 12 turi mu kwezi kwa kane umwaka wa 2024. Nitwa Shadrack Niyonsenga nicaranye nande Rutagengwa Viateur nahageze. Okay, dutanze ikaze rero no ku bandi bantu badukurikiye nabo bahageze. Baha ikaze nyine. Baha ikaze rwose. Mbifuriza ibihe byiza. Cyane ko ubicyumweru turi kugenda tugana ku musozo wacyo. Yego nta weekend ihari nkuko bisanzwe kubera yuko ejo nibwo tuzasoza icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Dukomeje kwibuka twiyubaka. Tuze nitugera ku musozo uze kumbwira wenda tuvuge nko ku banyamakuru babiri bagenzi bacu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Nk'abo genzi numvaga. Okay. Turaza ubwo nawe ninjya kwibagirwa unyibutse ako kantu tuze kukanyuramo nako. Hanyuma abantu duhaye ikaze rero ngubwo niba mwakiriye iyo kaze ni mukore subscribe kuri Bwiza TV, mukore like, mukore share ndetse munatange comment niba mwatwakiriye kandi mwahageze. Ikindi kintu tugiye kongera kubibutsa ni za gahunda za product zindi Bwiza Media ifite. Harimo gufotora, reka tubivuge mu Kinyarwanda. Gufotora no kubyigisha. Dushobora no kubigisha gufotora. Videography ubwo no gukora ama video nabyo no kubyigisha. Ayariyo yo. Yes, nabyo hano muri Bwiza birahakorerwa. Hanyuma ikindi dufite ni live streaming. Ukavuga uti turashaka gukora live umuhango runaka tugiye gukora cyangwa ibirori runaka tugiye gukora, dushaka kugira ngo abandi bantu batari live aho byabereye babibone online babikurikirane ariko batari bahari. Bwiza irabigufashamo, irabigukorera kandi bikagenda neza cyane. Niba rero izo service harimo iyo ukeneye uraza kubona nimero iri aho ngaho kuri iki kiganiro yanditseho ngo dutere inkunga, ariko nubwo ushobora kuyihamagara uvuga ibyo gutera inkunga, ariko niyo wayihamagara uvuga ko ushaka imwe muri izo product twavugaga barakwakira. Okay, mihango myinshi itandukanye kugira ngo igere ku bavandimwe bawe bari mu kindi gihugu. Sure. Gana Bwiza TV irabigukorera kandi nasanze ibikora neza. Hanyuma nabo ngabo baba bashaka kwiga, nabo ngabo baba bashaka gusigarana inzibutso z'ibirori runaka bagize, z'imihango runaka bagiyemo, Bwiza TV ibibakorera neza cyane. So muduhamagare rero tubibafashemo. Hanyuma reka tubabwire icyo tugiye kuvugaho. Turaza kuba turi kumwe na Meki Kayiranga nk'ibisanzwe muri iki kiganiro mw'iminsi dukunze kumwifashisha. Turaza kugaruka kuri raporo y'akanama gashinzwe umutekano kari kuvuga ko mu kwezi kwa gatandatu umuryango w'abibumbye by'umwihariko umunyamabanga mukuru wawo ubwo ni ukuvuga Antonio Guterres ngo azafata icyemezo ku kureba niba hari inkunga uyu muryango w'abibumbye watera regional forces ziri muri DRC cyangwa se iriya miryango izirangabo z'umiryango mpuzamahanga ubwo ni izo mu karere SADC ndetse ni SADC kwanza iriyo yonyine. Bazaba rero bareba niba yaterwa inkunga. Turaza kubigarukaho cyane turebe se uno muryango uzabikora mu kwa gatandatu kuki aribwo bagiye kubikora, ese bishobora kuzagira iyihe ngaruka, ese bashobora kuzakora iki. Donc ibyo nibyo tugiye kurebaho. Gusa mbere yuko tugera kuri iyo ngingo turanza tubabwire ku update y'amakuru aramutse ndetse na yaraye. Ku yaraye harimo ko CG retired Gasani Emmanuel yahanishijwe gufungwa imyaka 3 n'amezi 6. Ubwo ngubwo butabera bwasuzumye usanga CG retired agomba gufungwa imyaka 3 kubera yuko hariho ni hazabu kwanza. Hazabu ya miliyoni 36. Amafaranga menshi kwe. Ndumva hazabu irusha cyangwa kimwe muri ibyo. Oya ntago ari kimwe muri ibyo. Ibi byose agomba kuzabikora. Ko numva se iki ni igihano ni icyemezo ntago ari bya bindi byo ku propose. Okay, turabigeraho. Tugezeho n'izindi ngingo. Wa muco mubi wamaganaga. Gicumbi uwarokotse jenoside yarandiriwe imyaka. Ibyo namaganaga bitangiye kwigaragaza. Yigaragaje.
arya ngo ninde utarara bushyitsi sinzi ukuntu bajya bavuga ko Nyakibi Nyakibi ntirara bushyitsi nukuvuga ngo Nyakibi je wawe ntabwo yakwihangana ngo yagiheza ubwo mu mvugo y'ubu twavuga Nyakibi bundi ni urupfu ekaze urupfu rero rwagusuye urumva rwaviramo aho rwaje rwagutwarira inkoko ikintu mutadiringa ariko niwe rwaje wigeze kudiringa nacyo n'uwitwaho Ruzazira ubwo nawuze ko mumbaza nyuma abanzu tugezeho ingingo aho nyumvira aho Ruzazira yadirinze n'urupfu birangira bite urumva atangirwa n'inyuguti ya A aho Ruzazira noneho urupfu rwaje kumutwara arugurira inzoga aruguriye inzoga ruranywa rurasinzira noneho aravuga tumva rero reka nikure kuri listi nari kugenda mbere nishyira inyuma rukangutse ruterera umva aho Ruzazira wangiriye neza rwose wanguriye inzoga nanaruhutse nanasinze ndaruhuka noneho reka nkureke njye gutwara inyuma rujya aho Ruzazira yagiye komeza aho Ruzazira kweri polisi ubusi niyo nama bavugaga bagiye ahubwo rwaramubabaje kurenza baradirinze iyi diro ntabwo nayigirana gutya nibyo byiza komeza so ikindi tugiye kugarukaho ariko ubundi ibingibi nubwo nanabicamo gutya reka biba bibaye ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubushinwa yavuze ko u Rwanda ntaho ruhagarara ku kibazo cy'Ubushinwa na Amerika uwo ni Kimonyo James yavuze ko igihugu cye ari ubwo n'u Rwanda kidashobora kugira uruhande kibugamiraho hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa kuko byose ari ibihugu by'inshuti ni ibyo ngibyo ubundi ujya gucirwa inshuti hariya ngo arararama hari ibintu bijya rw'abavandimwe gusa si byo b'inshuti n'ubu niba Amerika turi inshuti n'Ubushinwa bukaba buri inshuti noneho bikaba bihanganye hagati yabyo n'ibihangane nibigera ku nyungu z'u Rwanda hose rubazifata ubwo ni ukuvuga yuko tuzatandaraza akaguru kamwe kajye muri Amerika kandi kajye mu Bushinwa inshuti imwe cyokora wenda hari igihe inshuti imwe yarwo ndavuga nyine y'u Rwanda muri izo ebyiri ishobora kuzavuga iti turashaka ko inshuti zacu zose zivuga ko Ubushinwa atari inshuti nziza n'urugero Amerika cyangwa Ubushinwa bukavuga buti turashaka ko muvuga ko Amerika atari mwiza. Icyo kiganiro yakigiranye na South China Morning Post. Ibyo narinde kuvuga byagakozwe ariko ku bigo ntabwo bikora. Kuba ntabwo buri kumva aho ndi kujya kuri DRC nijya yitwara gutyo bishaka ko umuntu badakundanye hatagira undi muntu bakundana ariko ku bihugu ntabwo ibyo bikora mu nyangire ku bihugu ntibikora ubundi politike ya nyayo muravuga uti inyungu zacu zirimo yego zirakomeje kugadingwa neza ibyo twumvikanye birakorwa yego sawa ibindi birabareba ingingo ziracyahari ariko izindi ndaza kuzicamo tujita tuzivugaho gusa muri Kongo ibindi bihari nuko ibintu biravuga ngo biracyakomeje kuba bibi reka manze nkumvisha uko abakongomani barikomeje kurira donge nikwambie bandi banapika mbumazi na tokoto ndre M23 nje imefika Goma moshe wanaua shofere wanaua policier mwalikuwa ni escorte zile lare wanaua ule bose na mama wawili mugari maiti motare mwenye alikia shigonga mwile gari jusa shofere balimuua akilose control akishipika mwile gari maiti washo fuso yenye ilikuwa naenda Masisi shofere kubafungia njia juba kimbie shofere anakula masasi na babo shofere mtu alikuwa anatokelea pembeni ya barabara mbuma juba watu walikuwa nakimbia walikuwa nakosa kama masasi zinalia ni za nini watu wamekufa hapa tutapata bila kesho medegenye na kuwapa tusobanuri okay wagarutse kuri wa wundi waruvuye kubikuza amafaranga baramwishe bamwicana n'umugore we n'umwana we ndetse n'abandi bantu bangahe bavuze n'umumotari washatse kubitambika nawe ahita arya amasasu na fuso yindi nayo boyi shoferi n'umushoferi nabo wamekura amasasu bari bagiye Masisi abo muri fuso bazarendo yaraka noneho rero ariho aravuga ati abantu bariho barapfa nta mikino
Goma ngo Goma ikibazo kimeze nabi cyane. Munyabihanga ati mbivuva. Ese Wazalendo biraza kurangira gute Viati? Kuba ariko navuze ko buriya Kabila Tshisekedi yakoze ikosa rikomeye gushyiraho buriya mutwe wa Wazalendo ufite imbunda adashobora gukontorora n'imbunda adashobora kubibambura. Ikindi kiri kuvugwa yo hari abo muri societe civile ngo bari kuvuga ko cyo babona cyaba igisubizo ruko ngo abafatwa ngo bari guhera kuri babande ejo ntuzayerekana umuyobozi w'umujyi wa Goma bari gufatwa bakora ano mahano yo kwica abantu bajya bakirirwa igihano gikakaye kurenza ibindi ari cyo rupfu bakicirwa ku karubanda ngo bigatanga isomo. Aba nibo bagize ya societe civile tujya twumva. Aya ntagaraba bangaba nabo bafite indi babamo banza ari ruca ya yindi nahoze mbona bavuga ko ari cyegeranyejo nahoze mbona kivuga kuri wa mugabo uhagararira MONUSCO operation za MONUSCO yitwa Ndembese sindi kuryibuka. Icyo cyegeranyo cyamuvugagaho cyavuze ko ababo muri ruca societe civile bita ngo ruca ni FDLR nsa. Yego. Aba rero nabo banza arabo muri ruca. Abona batashyize ibyo ariko probably ni ruca. Rero ni FDLR nzima ariko ngo barimo guporopoza bati umuntu wese ufatirwa muri ubugizi bwa nabi bukomeje kubigoma bamwice kugira ngo bibe isomo abandi. Ibyo urabivuga iki? Ubwo se wakwica Wazalendo 100 ukabirangiza. Aho se Wazalendo bamwica bagenzi bukabakira. Noneho bahita basara bati gute muhica bagenzi bacu. N'umu Wazalendo mukuru ntiyabyemera. Ubwo uri bumbwire niba yari yakira. Jeune Afrique nayo yanzuye ubwo ko urugendo rwiwe rukomeje kuba amayobera. Urugendo ruzinduko rwa Tshisekedi rw'amayobera na Jeune Afrique yarugezeho. Ubwo no kuvuga ngo yo ntiranemeza yuko yaba ari kwa muganga. Ahantu nyamara uyu mukuru w'igihugu ahantu ari ni ikibazo. Ikibazo nyine. Doraho nibereye. So reka tubanze tunyuremo ino nkuru ya CG retired hanyuma duhite twakira Meki. Hari indi nkuru nibikiye hano y'abantu ngo bubatse ngo bakoresha amakaro yo muri douche urero ngo Rwanda Housing irashaka ko bayakuraho. Ndaje tuyinyuremo ariko turanyuramo turi kumwe na Meki. Iyo ndabishyigikiye. Babishyigikiye ko babikuraho. Niba uko ntayo mfite ngo nshyire inyuma kubikuta. Ahuriga buri hasi byo ra. Ariko noneho ariko niba abantu barabukanye ubuswa. Ugafata ibintu byo muri douche ubwo se umuzungu w'umunyaburayi nahanyura zabona yuko ari yarinzu cyangwa ni douche azaba ari kureba. Zaba ari inzu none se ntibisa neza. Ngaho tunyuriyemo gakeya ibi bya CG. Nuko rero CG retired Emmanuel Gasana ubushinjacyaha bwamuregaga ibyaha bibiri, icyo gusaba no kwakira indonke no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Mu iburanisha akaba yarahakanye ibi byaha byombi. Ubushinjacyaha bwamuregaga ko yasabye Karinganire Eric nyiri kampani ya Akagera BT icukura amazi mu butaka akifashishwa mu kuhira imyaka hifashishijwe telefone kumucukurira amazi mu isambu ye iherereye mu mudugudu wa Rebero akagari ka Nyakigando umurenge wa Katabagemu ubwo aho ni mu Mutara. Akahanyuza umurima akayanyuza mu murima akayuhiza umurima we wa makadamia nawe akamukorera ubuvugizi ibikorwa bye bikamenyekana. Yego. Zamuka kugihana ariko ntabwo babijyamo byose. Tutasobanuye uko byaje kumugendekera reka tunyunyemo twihuta gutya. Ibimenyetso byatangwaga harimo kuba ngo aba bombi barahuriye muri Epic Hotel kugira ngo banoze uwo mugambi. Hari kandi kuba Akagera BT ya indi yuriya mugabo wacukuraga ayo mazi ngo yarakuye amazi mu isambu ya Gasana ndetse n'ibikoresho byifashishwaga mu gucukura amazi. Video n'amafoto byose by'ibyakozwe nabyo bikaba byaragaragajwe muri urwo rubanza byensire. Nyuma yo gusuzuma rero ibyavuzwe n'ababuranyi urukiko rukaba rwaje gusanga kuba CG Gasana yarahuriye na Karinganire kuri Epic no kuba yaracukuye amazi mu isambu ye bitamuhamya icyaha cyo gusaba no kwakira indonke kuko bahuye ubuvugizi bwaratangiye. Ikindi nuko
bahura batigeze bagirana ibiganiro mu muhezo, bityo bikaba igihamya cy'uko nta ndonke yatswe. Ikindi ni uko imvugo z'ubushinjacyaha zirimo gushidikanya, bityo zikaba zitahabwa agaciro. Ubwo ni kumuhanaguraho icyo cyaha cyo kusaba no kwakira indonke, kuba ibikoresho video n'amashusho byafashwe nk'ikimenyetso cyo kwaka indonke atari ukuri, ahubwo ari ukugenekereza. Urukiko rero usanga CG Retired Gasana adahamwa n'icyaha cyo gusaba no kwakira indonke. Icyo kivuyeho. Aho ni sawa. Naho ku cyaha rero cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite, urukiko rusanga kuba hari imirimo yakozwe mu isambu ya Gasana kandi ntiyishyurwe ari igihamya ko iki cyaha kimuhama. Ibyo birumvikana, nta n'ikindi tubirenzaho. Rero urukiko rusanga CG Gasana adahamwa n'icyaha cyo kwakira indonke, ariko agahamwa n'icyaha cyo gukoresha ubashabwa mu nyungu ze bwite. Icyaha rero kikaba gihanishwa igifungo cy'imyaka 7, ariko kuba ari ubwa mbere ahamwe n'icyaha icyo ari cyo cyose no kuba hari indwara zidakira afite zemejwe na muganga, urukiko rwafashe umwanzuro wo kumugabanyiriza igihano, ahabwa imyaka 3 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 36 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku ndishyi za miliyoni 500 urukiko rusanga atazikwiye kuko yatanze ikirego mu izina rye aho kuba kampani yakoze imirimo. Nawe yari yasabye indishyi za miliyoni 500. Uriya wareze buriya kandi harareze ubushinjacyaha. CG Gasana harya wigeze umbwira icyo muziho mukiri muri service? Ntabwo twahuye. Ntabwo twahuye ariko ndamuzi. Wumvishe se baravugaga ko ari umuntu mwiza? Oya, Gasana ni umuntu w'imfura. Bakazina abantu bajya bamuhimba kavuye he? Kihore wakambwiye yakihore nako wacu mu ngabo tukaziranye. Mukaziranye ariko nabandi barakazi kameme. Ari abantu bakazi. Nituva mu kiganiro rakambwiye ndakakubwira aho katurutse. Abantu mutari kumwe na Viateur kujyo murabihombye. Hanyuma rero mu karere ka Gicumbi ho warokotse jenoside yaranduriwe imyaka, ni umugabo wo mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Bwisige witwa Dusabimana Joseph, akaba yararanduye imigozi y'ibijumba ya Mubyarirehe Ashirafu na Mukagatsinzi Claudine warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, anamubwira amagambo mukomeretsa. Byabaye ku mugoroba wo kuwa 3 ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 4 2024, bibera mu kagari ka Bwisige umudugudu wa Nyarubuye. Umuseke akadomorwa ukaba wamenye ko uyu mugabo yaranduye imyaka yahangana na metero kare 2. Amakuru akavuga ko mu gitondo uriya Mukagatsinzi Claudine yahahuriye n'uwo Dusabimana Joseph wamuranduriye imigozi, hanyuma ngo amubajije icyabimuteye amubwira ko ngo iyo amusanga ari kuyitera ngo yari kumutabamo, ngo nabo bafungishije bakoze jenoside ngo barafunguwe. Ngabo mwafungishije barafunguwe. Ahubwo iyo nsanga uyiterana ariko gutabamo. Bega imvugo y'ubugome. So uyu Dusabimana rero yahise amanuka, wumva nyine Dusabimana Joseph wamaze kuvuga ari amagambo, ngo yahise amanuka mu mashyamba kugeza na n'ubu aracyari gushakishwa ariko ntaraboneka. Kugeza ubwo ino nkuru yandikwaga yanditswe ku mugoroba. Aracikira hese kereka niyahura. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi w'agateganyo yitwa Uwera Parfait, akaba yemereye kiriya kinyamakuru ko ibikoko byabayeho. Tujya dusoza nkavuga nti abantu mwirinde ibikorwa byo gupfobya. Nk'ubu nguyu ari gukomanga kuri gereza, byanze bikunze azafatwa kereka niyahura. Ariko nge ndanarenga aho ngaho. Hari ukubyirinda ariko hari no kubireka, donc kubireka bive muri mind. Ubundi ibyo bintu bibamarira iki mu mutwe? Bumva koko byabaye byari byiza ku buryo byagaruka, ku buryo babisubiramo. Birirwa bavuga ngo ibitanda byabo babisize barahaza. Uhura n'umuntu wafunzwe, wenda mwakabukanaho gato akakubwira ngo igitanda cyanjye aho nagisize ndahaza. Ubwo bari hehe? Ni muri gereza. Ni muri gereza. Ngo igitanda cyaho kirarahaza. Urumva rero ni n'inyenga bitekereza iba yagiye kamuremerera ikamurya ikamugira igita mpaka imushubije hahandi yavuye. Ngo nabo mwafungishije
muri jenoside barafunguwe. Ubwo wowe wafunguwe utarumva, kubera rero ukeneye gusubirayo uzagenda kandi bazamufata kereka niyahura. Ariko rero ngewe kugira ngo njye gukomeretsa wacitse ku icumu nakwiyahura mbere. Ahubwo umugani iyo umukomerekeje bakagusubiza y'umugani wumva wungutse iki ko n'undi agumaho ngaho. Ariko n'ubugani amagambo wamubwira ntago arenze ububabare wamubwiye nako bw'ibyo mwamukoreye umwicira abantu cyangwa se umutemaga ubundi amagambo kweri ndetse ko hari n'abarenga n'amagambo bakanabica. Ariko ubundi bibamarira iki ko igihe kigeze ngo ibyo bintu birangire nk'ubu abantu babumva bakuramo iki. Nashimishwaga nuko byari bitangiye kugabanuka kuko hari igihe byigeze kuba byinshi pe, ariko noneho n'icyatumye bigabanuka nuko ibihano byabyo byiyongereye. Ibihano byariyongereye, ariko mu myaka ya mbere twibuka gupfobya byari biri ku ntera yo hejuru. Mu myaka y'95 96 kugera nko muri 2000 ariya ibya Nyakibutarara bushyitsi wabimbwiye. Dore n'abangaba ntibabiburiye baba bagaragaje uburyo imyumvire yabo itarahinduka. Reka tubaveho, ndacyari gushakisha Meki ngo tujyane kuri ya ngingo, ariko buyimbwiraho gatoya. Hari abantu ngo bagiye bafata amakaro yagenewe kubakishwa mu bwiherero cyane cyane mu madushe, hanyuma bo bayakoresha ku mabaraza y'inzu zabo. Udusantere hafi ya twose ngo two mu burasirazuba bw'u Rwanda niko bimeze. Nkurikije iyo foto ibanza hirya bigaragara yuko uriya acuruza amakaro, noneho kugira ngo yerekane abantu yuko icyo ayo makaro yakora, yuko azana umucyo yayometse ku nzu, noneho bigaragara yuko banakora ibyo batazi wa mugani. Niba ari ayo muri dushe koko mukaza ukayomeka ku nzu inyuma, ibyo ngibyo navuga yuko ari ubujiji no kutamenya. Ndaza kubipfa nawe impamvu ibyo ndi bupfe nawe. Osquaridi yavuze ngo yigize kubivuga avuga ko atari byo. Witwa wari gavana w'icyo gihe w'uburasirazuba ngo aramwanjama. Ubwo icyo bivuze nuko iyo abaturage baza kubyanga hari gushya, bizinesi zabo zari guhagarikwa, bisa nkaho byakozwe nk'itegeko. Kunzi inyuma hajyaho karabasasu, naho amakara ntacyo bivuze. Niba ari kugira ngo bazajye bakoropa inyuma ntacyo bivuze. Gusa niba Rwanda Housing Authority yabihaguruka igasaba ko babivanaho, niba bivaneho kuko nishinzwe imyubakire. Ibyo ngibyo babikureho, se ubu nta gihombo biteye, biravaho. None se niba ireba igasanga biri kugenda byanduza isura y'igihugu, yari iri hehe bijyaho? Nicyo ndi kukubaza ngewe. Yari iri he bijyaho? Ubu se yajya ku nzu ya buri muntu uri kubaka? Ubu ubukangurambaga nkubwira gavana yaje no kwamagana bwakozwe atareba. Reka niyakirire Meki kwanza, n'ubu ibintu uri kumbwira ntari bubyemere. Waramutse bwakeye? Ndakumva Jadwa. Ndi kujya impaka na Viateri harimo aravuga ngo niba abantu ngo bababwiye ngo bakureho amakaro ngo yo muri dushe bashyize ku mabaraza y'inzu ngo nibakureho, nkamubaze ntibabeshyizeho bareba he. Ariko ubu nakibaza barinze kubaka inzu ziruzura zirakorerwamo bareba he? Ubwo ni nka bya bindi kutita ku nshingano kw'ababishinzwe. Ababishinzwe nabo ntibari babizi. Zirakorerwamo ubonye ko zifite ikibazo, kandi wakoze campaign yo kubwira abantu ngo nibagire gute basukura inzu zabo. Wenda banabikoze mu bushobozi bwabo cyangwa bikoze mu kutamenya. Gute ushobora kugaruka babwira ngo ntabwo byuzuye? Abantu ntibareba, hashize imyaka 2, hashize umwaka. Icyo ni cyo ushobora kwibaza. Ikibazo gikomeye. Abayobozi nabo ntibari babizi ko ari amakaro agenewe n'abahe. Ariko abayobozi uri kuvuga n'abahe ko gavana yaje gushimangira ngo nibarekera aho ngaho kubyamagana? Rwanda Housing Authority ntago yamenye ibyo mu burasirazuba biri gukorwa. N'urugero nawe ntabyaze biri mu burasirazuba niho byiganje, ariko ndahamya biri ahantu no muri Runda mu majyepfo ndabona babyanditse. So icyo navuga nanenga abayobozi batafasha abaturage. C'est ça.
hari ukuntu abayobozi babona ko abaturage basobanukiwe cyangwa bafite knowledge iri hejuru, kuko reka kujya kugura amakaro yajya muri dushe ayagura kubera ko adashoboye kugura amakaro asanzwe cyangwa se kubera ko atabizi icyo ubushobozi bwe bukeya cyangwa se kubera ko atazi ko ayo makaro atagenewe kujya hanze ku nzu. Ahangaha hakaba harimo ikintu urumva harimo ubujiji kuzamo n'ikibazo cya ekonomi. Kuba wenda avuga ati aya makaro niyo agura makeya akanigura ayangaha, cyangwa se ashobora no kuba ayangaha yo muri dushe ariyo makaro asa neza cyane kurenza ajya mu mazu. Byose birashoboka. Ubundi se amakaro ku gikuta ubundi hari ahandi biba? Aba bantu biraba ngo yangiza ibidukikije cyangwa ntabwo asa neza, ngo ntabwo abereye ijisho. Ikibazo ni ikibundi muri rusange. Ikibazo ni uko ibyo bibiri uvuze ngo yangiza ibidukikije kandi ngo ntabwo bibereye ijisho. Okay, kubera ijisho byo biterwa n'ureba. Kuko ntabwo ijisho ryanjye ari kimwe n'irya gavana cyangwa y'umuyobozi ni Rwanda Housing Rwanda Housing Authority RHA. Ntabwo ijisho ryanjye ari kimwe n'ibyo. Uvuga ngo kubera ikibereye ijisho jewe inzu ni yanjye, ninjye umuntu ushobora guhitamo ikimbere cyiza. Nta n'umuntu ushobora kumbwira ngo shyira irangi risa gutya kubera ko genda rishyiraho kubera inyungu cyangwa kubera ubwiza bw'ibyo nkeneye, sibyo? Ibidukikije nabwo. Hanyuma tugiye ku bidukikije, iki kirakwereka ko abanyarwanda ubwabo bayubakishije batazi nabo ubwabyo icyitwa ibidukikije cyangwa se aho umuntu ashobora kugarukira yubahiriza ibidukikije, ntashobora kugarukira atabyubahiriza. Aho ngaho niho ushobora kurebera ikibazo. Jewe ndavuga nti Housing Authority kigenderaho nk'ubu umuzungu nahaca agafotora akageza iwabo bazavuga bati mu Rwanda ni ukububaka amakaro dushyira muri dushe niyo bashyira ku nkuta z'inzu zabo. Nkeka yuko ibyo nabyo birimo mu Rwanda, si buri ariko byate si ibyo ngibyo. Mu Budage, mu Rwanda, mu Bwongereza. Aha ni mu Rwanda. Umunyarwanda ashobora kubaka nk'umwongereza cyangwa ashobora kubaka nk'umudage, ashobora kubaka nk'umubirigi. Bati rwa Rwanda baturatira. Akoze ko wibehavinze nkaho Meki hari ibintu bibiri uvuze mpise nkwenshyoninga ko wibehavinze nkaho wowe kubijyanye no kuberwa kw'ijisho ubona bibereye ijisho. None ni umuturage agiye kuyashyiraho n'akari mabi. Yari yabitegetswe. Nabikubwiye ngo ijisho ryanjye n'iryawe bireba kimwe. Emotion zanjye uburyo nshobora gukundamo ikintu n'uburyo nshobora kukina ntibiyatandukanye. Sinzi niba warigize naho umuturage ashobora kuba yubakishije kubera ko abona ko ariyo meza. Ashobora kuba yubakishije kubera ko ariyo ahendutse. Hanyuma kuba yangiza ibidukikije nabwo ashobora kuba yubakishije kubera ko atazi ibijyanye n'ibidukikije. Hari utuntu nshaka kukubwira. Ibidukikije mu myubakire nibwo adashobora no kubyubahiriza mu myubakire. Hari utuntu nshaka kukubwira, nuza kureba kuri ano mafoto Oswakimu yashyizeho, cyane cyane nakunze kubona mu burasirazuba, niba ari ko ariho nakunze kuba hano hano mu byaro, udusantere two mu byaro hari ibintu bikorwa nk'itegeko. Kwanza biba ari itegeko, bati wowe uhafite inzu uraza kubaka, urebe ukuntu zose zubatse mu buryo bumwe, zifite ikintu cy'urwugamiro kiri imbere kimeze ukuntu. Izi nizo bita konoshi. Noneho bakanabategeka bati mushyireho amakaro, biba ari itegeko, nutabishyiraho turayisenya cyangwa amande hafi aho ngaho byose bikazamo, ukagomba kubishyiraho. Aravaho ubu no kutavaho nabyo biraza kuba ikibazo. Ngiye nkashaka kujya nkubazeho ubwo Meki, urabona ibintu bidashobora kuza kwihishwamo na ruswa, kuko nk'uyu muntu wari wifitiye ino ntuzikora amakaro urugero, akaba yari abona isoko ritangiye kubura, hanyuma akagira uko adiringa na baba gavana abo ngabo bo hejuru muri izo nzego zo hejuru, atari ko mwaretse tukabishyira ku nkuta gutya, ibi bintu bikakoreshwa bikamvira muri store, hanyuma hakaba hakwishamo ruswa imeze gutya. Tegeka abantu bubaka amakaro ngurishe, tegeka abantu bakore gutya mbona uko ngurisha, noneho nawe nguheho. Okay, Meki nagira icyo abivuga. Birashoboka muri bibazo byinshi no mu gukemura ibibazo byinshi cyangwa se mu guhangana nabyo, harimo abantu babonamo opportunity. Izo opportunity zishobora mu buryo bubi n'ubwiza. Hari uburyo bashobora gukorwa mu buryo buri right cyangwa se mu buryo bwiza ushobora guhurizwaho ku nyungu rusange, ariko hari n'uburyo bishobora gukorerwaho
bivuye ku muntu umwe areba sehemu yangu cyangwa se kureba inyungu z'umuntu umwe gusa zitari inyungu z'igihugu zitari n'inyungu z'abantu rusange bityo abaturage bakaba babigenderamo akaba uburyo bwo guhombya abaturage bihereye kuri za nyungu za muntu ariko hari n'igihe bishobora kuza ari inyungu koko ari icyemezo gihuriweho kuko umuntu ashobora no gucura inyungu ze ku giti cye yakoze ikagira umumaro abandi akagaragaza ko ibyo bintu byangiza ibidukikije akongera akabipuruva ngo ntibere ijisho ariko njye nkibaza ibere ijisho rya gavana ry'umuturage uri mu Nyabiheke ry'umuturage uri Kabarondo ni ijisho ryande ndetse umuturage w'i Kabarondo n'uw'i Kayonza bategetse gukunda kimwe na n'umuyobozi wa LHA cyangwa se w'akarere ka Kayonza meya w'akarere ka Kayonza niba azagura ikaro ry'ibihumbi 50 umuturage agura ikaro ry'ibihumbi 5 ariko akabasha kugendera mu mujyi wo kubakisha amakaro icy'ingenzi si uko umuturage yakoze ibyo ashoboye none se abaturage bose bateze kubakisha amabati amwe cyangwa mu nganda zimwe bateze kubakisha amakaro mu ruganda rumwe cyangwa ava mu bihugu bimwe njye mbona ko abayobozi bajya banareba cyo kuzushaka kuzukagira inama umuturage akavuga ati wa muturage we kubera aha hantu kubera umuhanda kubera ibikorwa remezo biri ahantu ni byiza ko mwakubakisha amakaro ameze gutya na gutya icyo gihe habaho ubujyanama mbere yuko abaturage bubaka ariko uwa mbere yarabikoze uwa kabiri yarabikoze birinze bigeraho b'inzu 50 100 magana angahe uragarutse urabwiye ngo icyo bakoze ngo byica ibidukikije ngo ntabwo bibereye ijisho aho ngaho ni ikibazo gikomeye cyane abaturage aho ngaho babigendeyemo ubundi si ubu baba bari bwishyurwe nande ariko njye nizera ko kuko haba hari inyandiko zitari munsi y'imwe zigaragaza ko babitegetswe banumva aba baturage bagomba kugaragaza ko uwabategetse kubikora ari we wakabaye anabishyura mu gihe bigaragaye yuko arimo igihombo nkeka ko ashobora kuba ataranabategetse ahubwo mvuga ngo haba harabuzemo gukora inshingano za buri umwe umuturage bamukanguriye kubaka inzu no kuyisukura kuyishyiraho amakaro hanyuma ubikoze mbere yashyizeho ya makaro yo muri dushe nk'uko babivuga nyamara bagakwiye kuza aho gahita ariko rero wowe ushyizeho amakaro atajyanye n'umuhanda dushaka cyangwa se muri kwa kubasaba kuvugurura inzu agakwiye kuba uburyo bwo kubabwira ati mwa baturage mwe rero nubwo mugiye kuzivugurura dore standard y'inzu twifuza nuko igomba kwimenya ni amakaro kubona ko muri makarite no mu dusenta abaturage bariganana hari n'ibindi bintu bashyiraho bimeze nk'amakaro bitari amakaro bimeze nk'ibyuma bashyira ku mazu usanga bose barakoze ibikonosho bimeze gutyo basanga muri karite umuntu wese ukomeye nicyo ashyiraho urugi rukozwe ukuntu ugasanga buri wese muri sante nibyo bashyiraho habaho uburyo bwo kujya gute mu Rwanda ni ibisanzwe umuntu akora agashinga n'undi agahita aza akakigana akajya gukora nabi ariko agakora nk'akavuga undi yubaka inzu n'akayigura wagura inka ati nanjye nagura inka nk'iya runaka kandi iya runaka ibyo ni ibintu bimeze nk'umuco mu gihe abayobozi bategeka abaturage gukora ibyo bintu baba bakwiye no kubabwira ati ariko nubwo muzakora ibi byaba byiza mukoze bino kuko niyo standard ikwiye kugenderwa ariko niba byamaze gukora ukabwira umuturage ngo senya kuraho nyamuneka ubwo amafaranga wahatikiriye bangana gute nibyo burya abaturage kenshi banabikora kugira ngo yongere agaciro k'inzu ye ni habaho expropriation byibura zabona udufaranga twinshi noneho reka iyo ngingo yo muri ibi bibazo by'amakaro n'ibibazo by'ubuyobozi buzana polisi mu kandi kanya bigahinduka reka tubiveho kuko si n'ubwa mbere tubivuzeho ahubwo reka twiyambukire hakurya hariya muri Kongo aho hafi naho uri hari umuntu ngo watanze igitekerezo cy'uko abaturage bari cyangwa abazarendo ntabwo ari abaturage abazarendo bari kugaragara muri ibi bikorwa by'ubwicanyi bukomeje kuba bwinshi Goma ngo bakwicwa nabo mu rwego rwo kugira ngo bitange isomo ku bandi bantu bari bubyijandikemo ibi bintu babitekerezaho iki Miki ubwo bagiye kubamara ubwo abazarendo nibo batahiwe watanze igitekerezo bari abantu igitekerezo atariho wakizanye ku bwabo kivuye no muri leta cyangwa kivuye no muri za n'ubundi ngo ni icya ruca ya societe civile yabaye FDL ruca sikorera n'abandi naho abanza iki kintu abazarendo rega bazahura n'ibibazo nibyo twabata abazarendo urishimira kujya mu bazarendo ukagenda ukabyina ubutetsi bwahinduka umuzarendo azishyura ibyo yari arimo byose butahinduka umuzarendo azishyura uvuga ngo
ibona kuvuga ngo abazarendo barakubwira ko abantu bishe abantu barabishyira kuri FDL kuko niyo ikora ngo ubugome cyane, ikora operation zikomeye muri uriya mujyi wa Goma, kuko bivuga ko ari nayo inawurinze cyane ya nuza special force ya Ruhinda. Rero ngewe icyo mbona kuvuga ngo barica abazarendo s'ubundi bizakemura iki? Abazarendo ishyano ni uburo buvuye mu mujyi wa Goma. Abazarendo ni benshi cyane mu nkengero z'umujyi wa Goma. Noneho buri wese kugira ngo abashe kubaho arita umuzarendo. Nakubwiye umuntu wanjye wigeze kujya yaragiye epfo za Sake, aho kugira ngo abashe kugenda yashatse ngo abazarendo 50 kugira ngo atahe nijoro. Yararizwe n'abazarendo 50 bafite imbunda. Urumva rero niba ngiye nshobora gufata abazarendo nk'ijana ahubwo ni mu ndinde sha. Urumva aba bangana bati benshi cyane. Ushaka amakiro wese ni umuzarendo. Ushaka kwigaragaza neza ni umuzarendo. Urumva ibyo bintu ni desordre gusa, ni ibintu biri aho ngaho nyine. Bazarendo ni akabo kashobotse mu gisubizo kimwe nagwa nuko ubwo nabo bagiye gutangira gukorwamo nyine. Wazarendo se ukabona iza kubyemera kuko tuzi yuko nabo ubwabo nyine nkuko bivuga ni benshi bafite n'intwaro. Umwe muri bo niyicwa ntago wazarendo irahita itangiza intambara. Ni kangahe se bicwe ntagiye jya mu barwana n'abagabide presidentiel, ntagiye barabakubita bakanabica nyine. Icyo nkwereka abazarendo, abantu twazarendo bibuke ko nabo bavuga ikinyarwanda abenshi. Mu kuvuga ikinyarwanda akayo bagereramo abatutsi cyangwa abahema cyangwa abanyamurenge, niko bagomba kuzagererwamo. Byanga byakunda iminsi izagera leta ya Kongo nayo ibishyuze kuba bavuga ikinyarwanda, kuko ntabwo bazavangura abatutsi gusa n'abanyamurenge n'abahema, nabo bibwira ko bazasigara. Ibyo byanatangiye nabo bita abanyarwanda bamwe muri bo. Rero je icyo navuga, icyo nabona cyo kuvuga ngo ntago abazarendo ntazabakoramo se ntibazabakoramo, ariko ninde utsinda leta igihe igifite ubushobozi? Wowe waba uri muri leta kuvuga ngo urayitsinda, ariko hari uwo Viateur yahoze ambwira umuzarendo mukuru ari we perezida ntawe arabashyigikira. None se iyo si garanti yuko ntacyo bazaba? Okay. Yangi yose perezida hari aho bivuga ko ari mubiri cyangwa n'andi ari azaza kureba umuzarendo wishwe. Ibyo byo ni ibintu biri aho ngaho. Perezida yakumenya uwo bacira urubanza. Ibyo ni ibintu rega niyo haba reaction ishobora kuba waciye wagiye. Ariko wagiye. Nyine akabazarendo ubwo nyine karimo karagenda kaba. Okay, abazarendo bari kwica abantu. None hari abari gusaba yuko nabo bicwa. Ako ni kakavuyo kagiye kuba, jewe njya mvuga yuko kazoroshya akazi ka M23. Bizoroshya akazi. Ikintu bagomba kumenya, Shodrack, ikintu ugomba kumenya cyangwa nakurikiye Bwiza TV. Nuko abazarendo so bakora ibikorwa by'urugomo gusa na FRDC irabikora. N'ubundi uri abantu baherutse kwicwa bishwe nande se umusirikare umugani umuje kurinda president. Abazarendo bishwe muri Goma mu gihe cyashize babarwaga bagera mu 100 bishwe n'abasirikare benda president ndetse bakanasahura n'ibyabo. Hanyuma abaturage bamaze iminsi bicwa bamburwa CFRDC kugira ngo nabari abavuga ngo wazabicwa ejo bundi muri bari bavuga ko bafashwe. Harimo n'abasirikare ba FRDC bangaye batatu nibo babenshi, kwanza bazirino si benshi. Abasirikare batatu bavugwamo ba FRDC n'abazarendo babiri. Urumva rero je ntago mbona ko kwica abazarendo cyangwa se kuba point yaba abazarendo ibintu byo muri Kongo ni kawaida pe. Nta muzarendo nta FDL nta FRDC nta murundi nta umucanganyiko. Yego. Ariko noneho ubwo nubwo bimeze gutyo umutabazi w'isi afande w'isi umuryango w'abibumbye akanama kawo gashinzwe umutekano ngo karimo karemeza yuko noneho mu kwezi kwa gatandatu aribwo SG cyangwa se umunyamabanga mukuru no muryango w'abibumbye Antonio Guterres ashobora kuzicara agafata icyemezo ku bufasha bushobora guhabwa imitwe y'ingabo z'akarere, ubwo ahanini ni SAMIDRC, ku bijyanye no kuba bayitera inkunga. Iriya SAMIDRC iri muri DRC, iri muri Kongo nyine.
ndashaka kugira ngo nkubaze nti uno muryango w'abibumbye nkurikije raporo ndende ino Security Council yakoze biragaragaza ko uno muryango w'abibumbye uzaza wemera iriya nkunga ishobora guhabwa SAMIDRC ariko biranagaragara ko bazi SAMIDRC nk'ubutumwa buhagaze hagati butarwanya umutwe umwe ndongo bazi nk'ubutumwa buje kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro atari M23 gusa nubwo ariyo yateje ikibazo cyazamutse. Nkashaka kugira ngo nkubaze nti ino MONUSCO kuko niyo ahanini bashaka muri no raporo niyo bagaragaza ko ishobora kuzahita nyine ifasha SAMIDRC yiha ibikoresho ndetse n'imbaraga. Iyi SAMIDRC niramuka itewe inkunga na MONUSCO urabona intambara ya M23 izaba ikigeze ku ntego za M23? Ntago kwanza icyo navuga kuko ubwo ndabihera ko wakunze kutubwira uti M23 yibona iri positioned ku bijyanye no kuba yagera ku ntsinzi muri iyo nkunga hari amabombe yumvisemo atabamo none bazayi ibikoresho byinshi kuyo bavuze logistique baravuga mo logistique yes birimo byose byate Rwanda ni n'inkunga y'ibikoresho bakeneye n'amafaranga barakeneye icya mbere rwose nanjye iyi report nabonye ko nayiha 70% ko bashobora kuzemerera SAMIDRC gufashwa sure. Hanyuma ariko nkaza kwibaza aho bigeze diplomasi y'u Rwanda kuko u Rwanda rwavuga ko rutanashyikira rutanemera inkunga yo guhabwa SAMIDRC bitewe nuko SAMIDRC ikorana na FDR sibyo ahangaha nkavuga se diplomasi y'u Rwanda izatsinda kuko tubona ko iri gutsinda kongera nkanareba Ramaphosa Tanzania muri minsi bigaragara ko hari uburyo hari change bari gukora ziri gukorwa mbese ubona ko hari ukuntu ibihugu bishaka ku withdrawing bishobora gukora withdraw cyane ko nyuma yo kuva mu Rwanda Ramaphosa agiye kwerekera muri Uganda itariki 15 turajya Uganda. Okay. Aha rero urebye ubona ko nta kindi kiri gukorwa n'uburyo ngiye nkurikije ko mbana nuko uburyo bwo kugira ngo izi SADC zive muri Congo cyangwa se haba uburyo bwa changing cyangwa se ari gukora lobbying ishobora kuzatuma hari igihinduka muri mission yawe. Aha rero ngiye nagiye muri dilemma nibaza se uyu muryango ko SADC ntiyatsinzwe sure. Hanyuma UN nitanga amafaranga ingabo zizaza kuko zizaba zishimitse no zikora akazi kaze kuko izi ngabo zaje kurwana ntago zaje gukora akazi nkuko MONUSCO yagakoraga. Aha rero sinzi ikintu nshobora kwibaza cyangwa se ikintu nshobora wenda nshobora kureba icyambere cyo warumbajije ngo M23 zabasha kuzikura imbere birashoboka ko izazikura imbere kuko nundi yazikubise ntabwo zaje n'amaboko gusa zaje n'ibisasu zaje n'ingabo zaje n'imizi n'imiganda n'ubundi irazikubita gusa ahubwo ahantu mbona ndi kubona ngewe nuko mbona ko akazi gashobora kuziyongera niba haraje ingabo 3 ubwo bivuze ngo ngiye kuza ingabo 10 ibikoresho byiyongere mbona ko M23 ahubwo yo yaba irindije akazi je nicyo mbona ko ishobora kwirindira akazi cyane cyane kuko urebye uravuga uti izi ngabo ziraje bwa mbere zaje mbetwa n'ubundi iri mu marembo y'umujyi wa Goma zivuga kuza iri mu marembo y'umujyi wa Goma zirigenda zibugeramo ndetse baranarwana bakozanyaho hagiye kuza izindi nabwo ikiri mu marembo y'umujyi wa Goma aho no ushobora kubona ko akazi gashobora kuba karindiye M23 cyangwa se bishobora kutazakunda ku rundi ruhande bitewe nuko ibihugu nabyo ubwabyo bibona ko bihereye kuri Ramaphosa nk'umuntu wari umeze nk'uridinze iyi SADC yaje muri Congo ubwo ari guhindura icyerekezo avuga ko hakwiye kubaho ibiganiro kuba intambara bishobora rero kuba mu mpande ebyiri bishobora kuba sinakubwira ngo uburyo mbibonamo bishobora kuza wakinga
mu buryo bwiza wenda ngo ingabo ziri hano zite zihindura misiyo biragoye wenda ngo zikore nk'uko MONUSCO yakoraga. Ibyo simbibona ngewe, nta nubwo mbona ko nka Venezuela imeka izi ngabo zijya hagati byabaye nk'uko ingabo z'u Burundi byagenze. Ntabwo ibyo mbibona. Hanyuma simbona ko wenda Venezuela ishobora gutsindwa cyangwa ishobora gukubitwa kubera ko izi ngabo zahawe amafaranga. Njye nta ari uko mbibona, ahubwo icyo mbona nuko akazi kaba kiyongereye. Verisiyo yanjye kuri icyo kibazo banzo bitange mu bye ku kindi. Yego, ndabibona mu buryo bubiri. Iyo nkunga wenda SG wa UN azatanga azemera ashobora gusaba izi ngabo za SAMIDRC gutaha bakabaha inkunga y'ibikoresho birimo n'imodoka nk'uko byagenze ingabo z'u Rwanda zijya kuva muri Kongo. Amakamyo twajemo yaturutse n'inkunga yaje, ariko hano iyo basabiranditse iyo basabiranditse ni logistique, ibikoresho, intwaro n'izo modoka no kuvuga aho zibitse. Harya bavuze ni muri Maroc, ni muri indi verisiyo ya kabiri. Uribuka, urabizi yuko ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique. Ni ikihe gihugu ejo bundi cyavuze yuko kigiye gutera inkunga, ari nabo twavugaga ngo nibazane ayo mafaranga wenda abahungu bacu babone ka misiyo. Bashobora kuvuga bati reka tubaha amafaranga mugumu ko muri, ariko mwe kugira uruhande mu bugamiraho. Nk'uko Meki yavugaga yuko bashobora kuziyongera, ariko noneho bakaza barwanya ayo 23 bikayongerera akazi. Ese je numvaga atari ko mbyumva ibyo kuba ahubwo M23 yaba yaririndirije akazi, ibyo urabivuga iki? Je mvuga yuko ari imipango bakirimo. Ariko byose ni hahandi aho uko kazaza kanganiza agakora. Reka uri umufana nicyo kibazo. Ntabwo ubona ko kahita gakomera. Meki mubaze cyende. Ikindi kibazo ratameke kuri ino ngingo, ariko nawe ntabwo bigize dani igitekerezo cyawe. Ntabwo kazaza kangana kose mu 23 zagakora. Ntabwo mbiye kujya ngo mbirwanye, biranashoboka. Na Meki nawe asa nawe yabikomejeho. Ahubwo Meki ikindi kibazo nibaza kuri ino Security Council, nkurikije uko ndi kuyibona muri ino raporo yabo, ubu ntabwo ishobora kuba ari kwa kugonganisha. Bakaba babonye SADC shaka kwizorowinga, bakavuga bati reka SADC duse nk'abayibeshye ubufasha cyangwa turiyemerera bwa bufasha ihagume, kubera ya gahunda yabo yo kuba baba badashaka ko ikibazo kiri hariya hakurya kirangira, kuba badashaka ko intambara zirangira. Bakakomeza bati uriya SADC ubwo yari igiye kuva hariya niyumvamo amafaranga, niyumva ubufasha bugiye kuza, ishobora kongera ikabisubiramo neza. Ibyo urabitekereza iki Meki? Ibyo byose birashoboka, bishoboka ko arega ibikorwa kuri isi ni umukino uteye ubwoba. Birashoboka ko bishobora kuba, kandi iyi raporo yasohotse ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu. Ibyo yose yasohotse hari split igaragara ko SADC iri gucika intege, yagiye ikora kenshi, bigaragara ko ishobora kutazashobora kino gikorwa ubwayo. Mbere y'uko iza muri iyi misiyo, ibihugu byananiwe kuba byashyira hamwe ngo iyi misiyo bihurizeho. Ibihugu 10 haza ibihugu 3. Iki cyo kirakwereka ko hari ikintu cyinshi inyuma y'iyi misiyo. Bamwe barabumva abandi ntibayumva. Hanyuma ikindi, iyi SADC ije n'ubundi inaniwe muri Mozambique. Sinzi ko rero gisimana ko wenda ubushobozi bushobora kuzagira icyo buyongera ukurikirana situation iri hariya. SADC mbere siboga mbere yaza muri Kongo mu myaka 30 ishize inshuro nyinshi Rwanda. Ntabwo nge mbona ko ishobora kuba MONUSCO icyo rwose gisimira ko yaza nka igeze like MONUSCO uko yakoraga. Afrika turaza mu buryo bigenda rwose. Babasha gutinda muri izi misiyo bazaza hagati niba cyane. Rero ikintu mbona hano, ndabona u Rwanda nk'igihugu gishobora kuzaza muri ibi bintu. Kuzaza muri ibi bintu. Uburyo u Rwanda rushobora kubizamo. Ubwo AU yavuga kuri ino nkunga rwaraklaminze. Rugaragaza ko ibi bintu bidakwiye kuba byabaho, kubera ko abangaba baza kurwana muri DRC baje gukorana n'imitwe ikora jenoside, yakoze jenoside mu Rwanda, ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mbona ko u Rwanda rushobora kuzahangana, hagiye ko intambara diplomasi hagati y'u Rwanda na SADC ndetse na
n'ibihugu byo muri SADC cyane ibihugu bishyushye muri iyi misiyo ndetse na AU even na UN mbona ko ishoboka ko u Rwanda ruzakweminga kandi uko nigeze kwikubwira ibi bishobora gutuma u Rwanda nturujya mu ntambara ya nyayo rukinjira mu ntambara na Kongo bakarwana rukirukana imitwe yose irwegereye kubera ko abangaba ni baboni support yisa medias uze ngo bazarwana M23 kandi kurasa M23 igatsindwa egari kuba u Rwanda narwo rushobora kuyagute rushobora kugira menace nabyo binagaragara urebye FDLR n'abayikunda bayo bayiba hafi ubona ko bamaze kwegera imipaka y'u Rwanda cyane cyane muri cyegereye Rubavu ngo iherego mu kagendo ukajya hirya za Kibati ndetse banabigerageje kuva intambara yatangira 2021 ubona rero ko umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi buzana ingabo zabwo umwuka mubi hagati ya DRC bigaragara ko nuvuga ngo byanga byakunda u Rwanda rushaka kuzaza muri ibi ushaka kuzarwanya gutera inkunga imishyira ya DRC aho ni mu buryo bwa politiki u Rwanda narwo ruzishora mu ntambara mbona ko u Rwanda ruzarwana noneho mu buryo bweruye rurwaye na Kongo aho kurwana izi ntambara zo tutabona ubwabo baba barimo je nuko mbibona Shadrack. None se Meki u Rwanda urarubona ubwo ni nkaho uvuze ko urubona ruri kurwana na Loni n'umuryango w'abibumbye kuko ubu buzaba ari ubutumwa ubwo ni ukuvuga ngo Loni zaba ari ubutumwa ishobora no kuba yakwiyitirira kuko izaba ibutera inkunga none ubutumwa itera igitangaza ntirwaciye kuri minuwari rugaca kuri Faransa bakahoza igihugu inkotanyi ntizabikoze ibyo simbona ko bitabaho nubwo ari igitangaza byabaye henshi muri araho u Rwanda rwagiye rurwana muri misiyo rwakoze kandi zikabaho ega umuzungu cyangwa umuntu waje muri UN niyo yakubiswe cyangwa yabona ko ibintu bikomeye ajya ku ruhande ese MONUSCO irimo irakinjura iva za Rwindi na za Nyanzare irimo irateganya kuva mu mujyi wa Goma ikagenda kandi ubona ariyo mpamvu itangiye gushaka ukuntu yahaguma iri gushaka impamvu zo kuhaguma biragoye reka tuzabirebe cyo nacyo tubone yonyine ifite igisubizo mu ntoki izatuma batanagera muri Kongo bitanabishaka ahubwo nicyo kibazo ariko Viateur ndabona afite intervention urabivuze ndahigima nta nari mu Rwanda rushobora kuvuga ngo tugiye kurwana na UN ahubwo ruca ku ruhande rukarwana nabo rurwana nabo UN irebera nkuko n'ubundi yarebereye Mekira bivuze ariko noneho ntabwo bivuze ngo niba SG azatanga iyo nkunga u Rwanda rukafata decision yo kujya kurwana narabikubwiye ngo ikibidi ngo nibiba ngombwa ibyo kwirirwa baduhengeka inyuma ye mu 23 twebwe nk'u Rwanda bizahiraho biveho noneho bigeraho rugende kubera yuko ntabwo rware komeza kureberera iyo genocide iri gukorwa nabo bose mu gihe rero iyo nkunga izaba yabonetse u Rwanda rukajyayo ntabwo ruzaba rugiye kurwana na UN ruzaba rugiye gukemura ibibazo nkuko rwabikoze nyine muri ariya matariki 8 muri 94 mu kwa kane wenda kuko bitarabareka ne kubivugaho ibintu byinshi ubwo twazabyinjiramo byabaye ariko wibuke ko hari hakurya hariyo Springbok kandi iyo Springbok irimo abakaske bleu kandi abo bakaske Springbok ibihe iyo Springbok iri hehe kandi no muri ino raporo nyibonamo ndabona bakiri kuyiricognize ngaburya narinzi ko batanayizi sake bamaze kwibakuramo burundu ntaho bayiri Springbok yavuga ko igomba kurinda sake n'umujyi wa Goma iyi raporo yabo bararira bavuga ko metero irabegeye cyane ngo umujyi ngo ibirometero 23 mu mujyi wa Goma bavuga ko ngo yazanye ingabo nyinshi cyane birirwa barira bivuga ngo ni ukuvuga nyine bakavuga ariko Springbok yabo yakoze iki niki yafashije sake bayigezemo idahari babivuze metero imaze gufata za Muremure za Karubana na za Mushaki hepfo za Kirorirwe ngo bagiye kurinda umujyi wa Sake ngo ntabwo izahagera ubu se bari he barigo bose za Rwindi bariyo ntibavuyeyo ibi ingabo z'umuryango w'abibumbye zigeze zirwana ngo zitsinde icyo nkikubwira buri munsi uzabinyereke unyereke aho byabaye
nta na rimwe ndabona UN rwana mitsinde n'u Rwanda rwari muri UN muri Central Africa rwereje ingabo zo kurinda ingabo zarwo izo ngabo yari special force yagiye igira gute ijya kurwanirira zazindi ntabwo zarwanye urumva se ubwo ngubwo icyo nkubwira n'iryari nta na rimwe izi ngabo ariko zirashobora ariko hariho pressure ya diplomasi mu karere hariho uburyo ibihugu byo mu karere byagize uruhare mu kubwira imwe tutasubira inyuma ugende ariko uyu munsi noneho biravuga biti noneho emwe turabikwiye kuba yakumva nubwo bimwe bifite uko bibyumva ibindi bifite uko bibyumva ariko urebye imbaraga z'abavuga bati emwe nyamara nicyo gihe cyo kugira ngo nayihabwe umwanya ibone ijye habeho ibiganiro niba hari gupushinga icyo ngicyo kuri side ya M23 bivuze ngo noneho amazi si yayandi kuba barabikoze igahungira Uganda igahungira mu Rwanda none se ahubwo ko yanahunze ikagenda byatanze igisubizo cyagarutse kugeza uyu munsi none byangwa byanga bakunda igisubizo cy'uko bazirukana mu cyangwa bazayica nta nubwo bazaneshora. Eka wenda tujya ku musozo w'ino ngingo reka nkubaze gutya nirubundi ngo ni icyemezo kizafatwa mu kwa gatandatu kibashize icyo gihe uretse gato wabona nabyo biri mugani bifitanye isano ariko mu kwa gatandatu ubu turi mu kwa kane kuracyari mu ntangiro mu itariki ya 12 ntago ari kera ariko kwanza cyo cyanafashwe kuri 31 z'ukwa gatatu ubona uvuga ngo kihaye amezi 2 none meki urabona utemu M23 mu kuba muri uko kwa gatandatu yazaba yarabonye icyo iharanira ubwo ndashaka kuvuga yazaba yaramaze kuribera Nord Kivu reka tubivuge gutyo uru rugamba kuri M23 mu kwezi kwa gatandatu wowe mu mboni zawe urabona izabiri hehe ku buryo n'iyi raporo niramuka ishyizwe mu bikorwa nk'uko bigaragara samedi yarasigaterwa inkunga urabona M23 izaba deja yamaze byibuze kuba ifite ahantu ivugira iti dufite ibirindiro hano muraza tuganire cyangwa bazayishushubikana ikiri hirya no hino itari yabona musimamo. Njyewe nk'icyo ko mbona icyo gihe kizagera M23 yamaze kujya mu mujyi wa Goma yamaze gufata ndetse yarakoze advancing ikajya ahandi mu bindi bice cyangwa nitabikora nitarakora ibyo ngibyo icyo mbona cya mbere cyo nuko akazi kazaba kabaye double nuko mbibona ndavuga ngo bazanye ndabona ko ndabibona nk'iya advancing harimo gufata umujyi wa Goma cyangwa se kujya Sud Kivu mu bice bimwe na bimwe bizaba byaramaze kujya ku ruhande rwa M23 abantu banyihangane ntabwo mvuga wenda ngo bashobora kuba bafite FARDC zabiriyeye bizabira isanzwe kuko ntabwo nyibona cyangwa se itsinda M23 nuko mbibona ariko igihe izaba itakoze advancing bijya imbere izaba ifite uburyo bwo kubona no ibyago ishobora kubishyira ku baturage kwanza nicyo gihe cyose hazaba hari ibyago ku baturage cyane cyane abaturage bari mu mujyi wa Goma ariko kuvuga kuvuga ngo mudutabare amarira ni menshi nahoze mbona nababisimwa mu kiganiro nakoze nabigarutseho Simwa avuga nawe asubira n'indi mpanga avuga ati turarira turataka turagoshwe kuhorwa urumva hari pressure y'abaturage ubwabo bakeneye kuva mu ruziga mu ibirika bashyizwemo kandi umuntu wo kwibakuramo n'umwe kuko undi we byaramunaniye. Viate wowe uri n'umurwanyi ibintu by'intambara urabizi. Mu gihe za Viateri gato yereka maze ushakira ni makuru ndayoka mu kanya. Yego. Wowe nk'umuntu w'umurwanyi uranabizi uko biba bimeze urugamba rumeze gutya uko byifashe. Yego. Urabona uko situation nyine hari uko tubivuga uko Goma bimeze uko byifashe uko. Muri aya mezi 2 urabona bizaba biri. Mu 23 ntabwo ari abana. Bagiye kugenda banarize ibijyanye n'iri tangazo. Iri tangazo ryo baba baranaryanarije kuko baryanarize kuko bararifite. Imaze iminsi 12. Barebe bati wa mugani nta warubara ntago tuzi icyo umunyamabanga wa UN azatangaho inkunga. Ashobora gutanga indege, ashobora gutanga iki cyangwa se akazana tanga ya chapter 7 MONUSCO yaritegereje yabuze. Byanze bikuze nawo uzaheka ntumwishurume hano muri 23 uzaheka ntumwishurume
mbere yuko babwira gutyo bakubite vuba. Ngenda shaka ahubwo kumbwira urababona ute ubisesenguye mbere yuko ugira icyo nka recommendation ubaha. Ubisesenguye uko babona. Urabona ari abantu bari tayari gukubita vuba cyangwa urabona baraguma muri ibi ngibi bakomeza bandikura bati bantu bandika abantu bigoma mu kuwe tayari tunakuya ameza biragashira kandi ikibazo gihari. Matayari show ya M23 mimisi ya juwe. Arakini kwa kuona kwangu wameisha jitayarisha kweli. Ukumbaza rero ngo urabona babishobora babuzwa n'iki babishobora. Nako babishobora. Ariko nakubwiye ibijyanye n'intambara. Nakubwiye ko hari igihe tuba twifuza kwataka umugi ariko abayobozi bacu bataraduha oda. Burya hari icyo baba bagitekereza hari icyo baba bagipanga. Barapanga aho bazashyira sikibe. Barapanga aho bazakorera franking. Barapanga aho bazakorera withdraw. Barapanga uburyo bazamanaginga umugi bafasha. Twe tugahora dushyuye kwa nini hatuyende. Tukarara tunabirota. Ariko nanone urakoze kuvuga barapanga baranapanga ko umusadu ugiye guturuka muri Loni na uri hafi. Kazima wawumenye. Burya umusada mubi nutungura. Iriya 12 jours bawumenya. Nabikubwiye hashize iminsi 12 bawumenya. Yego. Urabizi neza yuko iyo abo muri FARDC bagiye kohereja sikoyo banza bakayifotorezaho. Ijya kuhagera mu 23 yabimenye. Bagabasha gukabida yaki cyangwa za communication cyangwa bakatayarisha zari imbunda zo kuyiharasinga. Bapfa kuba babizi rero. Nabo diplomasi barayishoboye. Ntibabonye ko AFC basigaye bazi ibintu bya politiki aho AFC baziye diplomasi yiyongereye. Ubu nabo byanze bikunze ntago bicaye ubusa. Iriga babahungu kabyarawe bazi intambara bazi urugamba. Nyene wenda niba ari uko ndi n'umusivili cyangwa iki simbizi ariko ngiye mbona maze gutinda kuko nk'uri kuvuga ngo barapanga ariko uyu ni umuntu uryamye mu byatsi kandi nibaza rendo zamushyizemo. Uyu nundi muntu wagaragaye muri iki gitondo cyo kuwa gatanu kwanza ni babiri. Ariko nduguyanga abantu bari gupfa kwere. Abantu bari gupfa. Hano yagaragaye ngo ni nyuma ya katedrali ibari yitwa ngo Kituku. Muri Kesheru nayo ni Goma hanga naho ni Goma. Ibyo bintu birambabaza cyane. Ngo bamwishe babishe n'abantu babiri. Ejo habaruwa abantu 20. Bimeze uko byari bimeze hariya mu makoro za Gisenyi na Ruhengeri by'abacengezi basigabwa bakoze. Dore ni nkibi. Binyibukije abantu twajyaga dusanga abacengezi bishe barambitse mu makoro nk'uko. Uvuga ngo ejo nabonye bari kubarura 20 bishwe. Ejo bundi twavuze 11 bishwe. Ubwo none muri iki gitondo tumaze kubona babiri. Aho nsanga ari abantu benshi se. Nese ubwo M23 uvuga ngo barapanga nanjye ntangiye kujya mu ruhande rw'abasesenguzi bavuga bati M23 ahubwo niyo yateje ikibazo. Okay, aba ni leta na wazarendo abo bose bari kuhande rwa leta bari ko barica. Yakabatabaye kuko yabibemereye. Kubatabara ntabwo ari uguhubuka. Ntabwo ari uguhuka my friend. Ndabyemera ariko se tuzawumiza. Ni ukuvuga ngo ubundi reka nguhe urugero. Oya buretse kumpa urugero manze nkwereke sibyo. Reba kuva bava mu birunga. Sibyo bava Isarambwe batangiza urugamba. Ntabwo bari barapanze uko bizagenda nibagera ku ngingo yo gufata Goma. Yego. Ntabwo bari barapanze cyangwa uko bikoze barabipanze. None se uwo mupango bakomereje hona niyo munsi bakiri niba ari imipango itatu bakaba bageze kuwa kabiri hasigaye umwe ari nawe ushaka. None se babihigiye cyane niba babihigiye se bwo ibi babibaze ko biraba bimaze niba bamaze kukubwira bati ibyo nzaniye none sasa umuvugizi wa M23 wabishyizeho wongereje. None se we abo yagize bagiye gukora ibiki? Ariko ibintu nkora kubwira wowe nukwibyinira gusa. Dore bapasha dore kabya soje kurya umuziki ni Dr. Barinda Oscar umuvugizi wungirije wa M23 ari kuvuga nyine ku bijyanye n'uburyo ari inkompeta regime ya Kinshasa idashoboye ngo bafite organisation kugeza mu minsi 100 ikabishize nta dore ati tanganya nkubwira ngiri yarayikoreye. Reba n'umugore Tiko mama she. Gusa wagire ko abantu bakirira ubuzima ko ari butoya. Wowe vipi za. Nuko rero
Meki aracyadushakira amakuru. Iyo nzu yabigenze gute? Muri iki gitondo igice kimwe cya Kigali Marriott Hotel cyagaragaye kirimo gucumbamo umwotsi, bigakekwa ko iyi hoteli yaba yafashwe n'inkongi y'umuriro. Kugeza ubu ntiharamenyekana icyateye iki kibazo, turacyabikurikiranira iyi nkuru. Ni Kigali Today. Buriya kizimyamoto zahageze, kizimyamoto buriya zizamutse ziruka, kandi iyo zigenda ntabwo zifuza indi modoka izitambika imbere. Bigaragara ko ari igice cyo hejuru. Akona ukuntu iyi image bongeye niyo ndi kwirebera, ukuntu Kigali yamaze kuba green, we wageraho ni mu ishyamba ahantu, ntabwo wamenya ko ino hoteli iri i Kigali. Nuko ari ndende, ariko mo hasi hari imihanda myiza. Hano ni mu Kiyovu, ariko hano ni mu Kiyovu kwa perezida. Iyi foto kandi wagira ngo ifotowe n'indege. Nyine ni indege ahari cyangwa drone. Ari drone zifotora. Birashoboka ko ari ya drone, ahubwo icyo ndi kubona ino juste bafotoye bahereye hepfo nko kuri Benel. Reka wenda mu gihe tugitegereje Meki ducemo andi makuru twari twababwiye tuza kubabwira, hanyuma duhite tugenda twegereza ku musozo. Ibi ngibi by'uko perezida atari yaboneka twabibabwiye, ntabwo yari ndavuga perezida ariko wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tagira ngo nabo mu Rwanda. Ibinyamakuru nka Jeune Afrique byo biracyemeza ko uruzinduko rwiwe rukiri urw'amayobera, rutari rwamenyekana aho aherereye. Ibyo kuba yaba arwaye, ibyo kuba yaba yaragiye mu ruzinduko rw'akazi, ibyo kuba yaragiye mu karuhuko, byose biracyashoboka. Ibyo kuba yarapfuye byose biracyashoboka. So ni ibyo ngibyo rero bikomeje kuvugwa muri iki gitondo. Hanyuma hano ndabona hari ubutumwa Meki Kayiranga ari waratwoherereza, ni ubutumwa n'ubundi butwereka uko situation yifashe Igoma, ni bya bindi byaza image nahoze nshyiraho, ko ndabona ari bya bindi byaza zindi nyine z'abandi bantu bapfuye. Nta bindi bintu kaze bihari, nta mirwano ihari, kirimo akavuyo, perezida ntaraboneka. Hanyuma tugiye gusoza, ariko reka nkwibwirire ko muri Edeni barimo kuboha ibiziriko haye. Perezida ari kuboha ibiziriko, ariko ni umuperezida uri kumwe na First Lady. Umuturage basanze ahantu bari kugira, ariko kureba uko baboha, akamubwira turabona ntabizi se bo. None se azi kuvuza ingoma, azi kuboha? Perezida ni umututurava. ariko nyuma na perezida wawe yimereye nk'umucuruzi waho, umucuruzi wakabaye afite nk'imirima y'ibirayi n'ifite iduka hari. Umuperezida ngiye nsigaye mukunda, umva sha ndamukunda cyane. Ni umuperezida uri yoroshya ubuzima, gusa nyine nuko hahera muri ibi niho habera ikibazo. Ntabwo ajya yibuka ko ayobora igihugu. Nigeze gukora ikiganiro cy'amasaha ya perezida Nkurunziza, twaje gusanga mu biro atahamara byibura amasaha 3. Mu gitondo Nkurunziza wari perezida Nkurunziza, mu gitondo yaheraga muri siporo, akajya kuri stade akabanza agaconga agapira saa 2:30 zikagera, akajya gukaraba. Yajya gukaraba agahita ajya mu biro, akabanza gukoranya abakozi bagakora amasengesho y'isaha imwe. Ubwo ntibibaye saa 4. Saa 4 akakira abantu bagera nko mu 2 cyangwa 3, ubundi agasubira kongera gutera umupira. Saa 8 akajya kuryama, yasubiraga gutera umupira. Saa 8 akajya kuryama. Rero arabikubwiza. Kuko hari aho nabisomaga kameme n'ubwo ntayibuka. Sure. Ugasanga noneho amasaha yo gukora ntayo, mu gihe uwacu yatubwiye yuko n'umwanya wo kuruhuka yawubuze.
nuko rero yageze ahantu wasanga umuturage bari kuboha ibiziriko ambwira ati zana nkwerekesha ubundi wowe urabikora nabi mpari gute. urabona yuko nanjye mbizi. Yaba yabonaga n'akanya ko gukora ibindi bintu agastabiriza igihugu hanyuma agakomeza gutya ari kuru n'utuntu twiza cyane gusa n'ibyo atindamo nicyo kibazo abari kubarya umutima. Ahangaha wagira ngo nta noise coat uhari. Barahari nababonye hirya bakoma amashyi. So tugiye gusoza rero gusa hari n'inkuru tutababwiyeho kuko bidatandukanye cyane n'ibyo twari twarababwiye. Inkuru y'uburyo ya community ya ntuza ya societe ya transport ngo niba yitwa Goma Raha SRL igiye gutangira ingendo ziva Beni zijya Goma cyangwa se ziva Goma zijya Beni ariko zikazajya zica mu Rwanda no muri Uganda. Ntago ari ubwa mbere tubivuzeho twigize kubabwiraho tubabwira yuko ibi byari byaratangijwe ubu rero byasubukuwe urugendo ngo rukazajya rukauntinga amadolari 35 kandi ngo umuntu akaba yemerewe gutwara ibiro 15 bitarenze ubwo ngubwo. Ikibabaje muri byo urakizi se ibaza aya mafaranga mu gihugu we atari indege ari imodoka kandi ubwo ntabwo uri kumva ubwinshi bwayo. None si societe ni indege cyangwa ni imodoka? Ni imodoka. None si rumba zagica mu nuza ari indege ngaho nyumvira. Imodoka izagica mu Rwanda ikate Uganda irengere iyo muri Kongo none aho bita Beni mu byukuri kuko iba yanyuze mu bindi bihugu utwara amadolari 35 nta kibazo. Ariko ikiteye agahinda nukumva mu gihugu umuntu ari guca mu kindi kandi ari mu modoka agiye mu kindi. Urumva ubudasabwa muri Kongo bazajya baca bamanuka ni Musanze baca hano bakomeza ubwo wenda nibizaruhukira muri gare yacu badakora imihanda ihuza igihugu ngo igihugu gitemba amata n'ubuki gifite amabuye hari ubu Kigali Nairobi nangahe shabanza n'ubundi ataryenga yangahe 40 ngaho by'amanyarwanda ngira ngo usumba atari amadolari n'ubundi 35 mu ndege se aho kugira usizi nangahe muri Rwanda kandi wigize 99 amadolari 99 mu ndege 25 minutes ngaho nyuma. Yewe abakongomani mwaje mukisabira u Rwanda rukabahera ubwene gihugu ko nabonye banabutanga ubundi ko ari hahandi iki ni igihugu. Yewe reka nigendere nuko rero ibintu bari bambwiye ku bijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ejo babikomojeho ko ARG yagombaga kwibuka abanyamakuru wenda ntibiraba ariko noneho ku bijyanye n'abanyamakuru bishwe muri jenoside yewe mu bwenge bwanjye nkimenye ubwenge nibuka abantu babiri bakoraga kuri Radio Rwanda kuko niyo numvaga cyane. Umwe yari Viateur Karinda yari umunyamakuru wa siporo n'umuhanga cyane mu kogeza umupira. Yari umuntu ufite ijwi ryiza cyane pe ku buryo nta muntu utaramukundaga. Niwe wagiye ahimba imvugo nyinshi dukoresha mu mupira. Ruhago, ijambo ruhago, ijambo rwanyeganyeze, ijambo urucundura. Niwe wagiye ahimba amagambo nk'ayo ngayo uze kwandikamo wenda akavideo ke ari kumwe na Shinani Kabendera urabumva uwo yishwe muri jenoside. Noneho undi ni Sebanani Andre. Sebanani Andre ikinamico itangira gukinwa bwa mbere muri za 83 yajyaga indajijoro tuyumva. Yari umuhanga cyane mu gukina amakinamico. Uroye ikinamico nyinshi 10 za mbere zabaga zatsinze irushanwa byibura nk'esheshatu yazumvikanagamo. Yari umuntu ufite impano nawe wari ufite ijwi ryiza cyane. Noneho yanakoraga muri Orenfor akora ikiganiro cyo gusetsa urwenya ubuvanganzo bw'umwimerere nyarwanda. Cyabaga saa 4:45 hagati y'igiterane cy'abaporoso ndetse na misa y'abagatulika. Ku buryo hari igihe nakererwaga misa nabanje kumva urwenya. Nawe yari umuhanga cyane no mu gukora ama publicité. Buriya yari umuhanga mu gukora ama publicité. Nibuka publicité yigeze gukora agatare bari bataraza kareka abo nabejo
ahubwo icyo gihe yakoranaga na Mukeshabatware Dismas, ariko Sebanani niwe wari ku isonga. Nibuka publicité yigeze gukora, ariko noneho ibuza abantu gukora kunywa imiti y'amagendo. Noneho azanamo akantu k'agakino k'umuntu washatse kuvura umuntu we, noneho ngo aragenda afata amata ashyiramo akavuga ke ngo avugutiramo n'ikibabi kitabi ngo kugira ngo arutse umuntu. Urumva ibyo bintu bishobora guhitana umuntu. Abo rero bari abahanga cyane, abo mu bitangazamakuru bo bisaba kubisoma, ariko bo ni abantu niyumviye kandi nanjye na n'ubu ntirizirikana mu rwego rw'itangazamakuru. Uyu Andre niwe ejo twaze dusoma wabwiye intera hamwe, umuntu yanditse akantu avuga ngo yarazibwiye zimutwaye zigiye kumwica, barazibwira ngo zaramubwiye ngihute tugereyo vuba. Ubwo naho bari bagiye kumwicira, mwanje arazisubiza muri mwihute mwebwe muri bugaruke. Ni kimwe, yego, ni kimwe abahanzi nabo. Nibuka Rodrigue Karemera waririmbye indirimbo yitwa Ndakwibuka hagati y'ibiti bibiri. Yari afite n'umwana we witwa Iradukunda Valerie waririmbye Rakonta ihorere munyana. Yego, uwo ni umwana we, ubu ngubu wari mu Bubiligi sinzi igihugu aherereyemo. Ubu ni umudamu ubu ngubu ndatekereza ko noneho yarakuze. Rugamba Sipiriyani we hari indirimbo uzumva yitwa ngo Nzataha Yerusalemu. Bagiye kumwica kubera yari yaramaze kuyihimba ariko itarasohoka, yarababwiye ati mureke mbere yo kunyica mureke mbanze nyibaririmbire. Araririmba arayirangiza, nta nubwo bumvise ubutumwa burimo. Bumve yuko bari abantu bari bariye karungo, abantu babi cyane. Arayiririmba noneho barangije baramwica. Uwimbabaza Nyensi n'umugabo we Bizimungu Dieudonné, abo ni abantu uzajya uhora wumva, ariko jewe niyiziye numvaga kuri radio. Abo rero dukomeze kubazirikana, tuzirikana n'abandi muri rusange, abatutsi bagera kuri miliyoni ndetse banarenga bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi numvise mu biganiro, urabona yuko muri no minsi hariho gushyingura imibiri yagiye iboneka muri bino bihe. Ariko noneho abacitse ku icumu bakaba bagifite intimba yuko hari abataramenya aho babo biciwe, kandi noneho ababishe banahari, abenshi bari no kuva mu magereza basoza ibihano byabo. Noneho barabashishikariza byibura gutanga amakuru, bakavuga bati byibura niba udashaka no kwigaragaza, wowe genda ufate urupapuro rwandike rudasinye, uvuga uti nyamuneka mugerageze mushakisha aha hantu zineza yuko hari abantu bahashyizwe, cyangwa se uhashinga agatambaro gatukura, agati kariho agatambaro gatukura. Icyo gihe tuzamenya icyo bivuze, noneho babashe gukurikirana iyo mibiri babe bayitarura, noneho ijyanwe mu rwibutso. Nubwo butumwa rero ntabwo twagenda tutabuvuze. Yego, dushimire rero. Reka dushimire abantu twabanye, tubabwire tuti mukomeze kugira ibihe byiza, muryoherwe na gahunda zitandukanye muri gukora. Muri iki kiganiro Isanzure mwari kumwe, nitwa Shadrack Niyonsenga na Rutagengwa Viateur. Bye.